munyarwanda uzaba umuntu ryari? Baca umugani ngo nta gihinduka iyo ntacyo bihinduyeho. If you change nothing, nothing changes. Rien ne change si tu ne changes rien. Abanyarwanda barababaye. Benshi aho muri mwitotombera akarengane, ubwicanyi, ubujura, ihohoterwa n'ibindi bibi byinshi bikorerwa abana b'u Rwanda. Ariko se ubikoraho iki kugira ngo hagire igihinduka? Kimwe mu bibazo abanyarwanda dufite ni uko ingoma yambuye abanyarwanda ubumuntu. Ugize icyo anenga ubutegetsi bahita bamwita ikigarasha, igipinga, umujenosideri, umwanzi w'igihugu, imbwa, ngaho amoko, uturere n'ibindi. Burya kwica ikiremwa muntu ntago byoroshye. Ni nayo mpamvu uwo bashatse kugirira nabi wese babanza bakamwambura ubumuntu. Wambaza uti kuba umuntu ni iki? Kuba umuntu si ukugira umutwe, igihimba, amaguru n'amaboko gusa, ahubwo ni ukugira umutima uguha ububasha bwo kwishyira mu mwanya w'undi, mu mwanya wa mugenzi wawe. Yaba yishimye mukishimana, yaba ababaye ukababarana nawe, kandi ugatabara ukagira icyo ubikoraho. Ese igituma ureba akarengane abanyarwanda bagenzi bawe barimo ukicecekera ntugire icyo ubikoraho, aho si uko wibagiwe ko ari abantu? Ese wowe ubabaye kandi urengana ugaceceka ukarenzaho, kuki wemera ko hari uwakwambura ubumuntu n'uburenganzira bwawe kandi atarakuremye? None se munyarwanda we uzaba umuntu ryari? Niba warambuwe ubumuntu bwawe, hitamo kongera kuba umuntu uharanira uburenganzira n'ubwisanzure bwawe ndetse n'ubwa mugenzi wawe. Niba wowe warambuye abandi ubumuntu bwabo kubera ko mudahuje ubwoko, akarere cyangwa amateka, hitamo kureka guhemuka, kuko ibyo biba nibyo uzasarura. Igihugu nticyubakwa n'ibikoko, igihugu cyubakwa n'abantu. Hitamo kuba umuntu. Iyi ni message ya Campaign Amahoriwacu ikugejweho nanjye Chaste Isabane.